Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje bakosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko impamvu tuba tuje gukosora ibizami biba byakozwe, murabizi ibibazo ntabwo babihimba, ahubwo birashoboka ko ushobora kujya mu kizami ugasanga kino kizami kimwe wakosoye hari ibibazo 5 byagarutse, hari ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ukorere mutsinde nta rindi banga nuko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Bibutsa ko iyo nimero 0788 935 ushobora kuyiduhamagaraho mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Hari amasomo tuba dufite abafasha kwiga mu gihe gitoya, tukakwigisha mu buryo bwa online bitewe n'imiterere y'akazi ukora bitagukundira ngo uze mu shuri. Ushobora no kuyimpamagara iyo nimero maze kubaha. Uramutse ukosoye ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe n'uko wenda abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira, ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Uragenda uhitemo igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira wari kugira mwa kino kizame. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa dufite gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hari igihe bavuze ngo ni mpande eshatu mu ibara ry'umutuku cyangwa bakavuga ngo ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku. Ibyo byose biba ari kimwe, kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku cyangwa uvuga ngo mu ibara ry'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? Uramanza umenye se kino cyapa kiri muhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Bibutsa ko mu buryo nashyizeho bwo kujya mbasobanurira ibibazo ndetse nkabaha n'amasomo agenda atuma murushaho gukora bino bizami byakozwe bitabagoye. Namaze kuhakorera video y'ibyapa bisobanuye neza amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Sura ku YouTube channel yacu reba iyo video kugira ngo ugera ku bibazo nk'ibi bikorohere. Mbibutsa ko hari n'amandi masomo ndi kugenda mbategurira, rero kugira ngo uyabonere ku gihe kanda subscribe aho hasi kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo agacuri kateza ibyago, seka ngo umuhanda utaringaniye, seka ngo kazamuko gahanamye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Iyo hano handitse 10% habererekeye iburyo babyita agacuri, mu gihe hano 10% bibererekeye ibumoso bahita akazamuko. Ibyo byapa bibiri ujye umenya kubitandukanya kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye ubikora. Kugira ubitandukanye rero bitakugoye, rebera video y'ibyapa byo ku mihanda, reba muri comment ya mbere araba ari iyo video kugira ngo ikibazo kibi cy'ibyapa kire kujya kikunanira. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa duhamagare kuri 0788 935 16 aho uri hose tuyigufashe kuyibona mu gihe kitarenze iminota 3 iyo wujuje ibisabwa. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa dufite gifite ishusho, ese uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari mpande enye cyangwa uri kubona ari uruziga? Gifite ishusho ni mpande enye. Ubuso, ese uri kubona ari umutuku, ese uri kubona ari umukara, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Beka ngo umuhanda udakomeza. Seka ngo nibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Beka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese kino cyapa gisobanura iki? Utari warebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, sura kuri channel yacu ndetse
cyangwa uki hano muri comment ya mbere araba ari iyo video, ukande ku iyo link urahita ikugezaho asigaye ikibazo nk'iki cyere kujya kikunanira. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Murabizi dukosora turi no gusobanura, uno muhanda uri kubona ko wari uzamuka ariko ukagira kandi kantu gashamikiraho kari ibumoso, ariko aka kantu gashamikiyeho kari ibumoso uri kubona ko gafite iherezo, gafite ahantu kagarukira. Uri kubona ko ntabwo gakomeje karenze ubuso bwa kino cyapa, bivuze ko hari umuhanda udakomeza. Bagomba kugishyiraho kugira ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa utabyitiranya ko wenda hari umuhanda ukagira ngo ni inzira yo gusamo, ukabona ugezeyo wagera imbere ukabura inzira. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu y'intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Hari ukuntu icyago niba bari kwerekana ahantu habi, icyapa kikaba kiri muri metero 150, uvuye aho hantu habi, ubwo hagati y'icyago cyangwa aho hantu habi n'icyo cyapa hakaba harimo metero 150, bashobora gushyiramo icyapa cy'inyongera. None bari kuvuga ngo icyo cyapa iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo bukurikira. Mwabona buryo baduhaye. Aravuga ngo karifite ubuso bw'ibara ryera, B ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Icyo cyapa cy'inyongera kiba giteye ku buryo kiba gifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko ukimenye kino kibazo nikizakunanira nikigaruka. Impamvu tuba tuje gukosora nabibabwiye, bino bibazo iyo bagiye kubibabaza iyo mugezweho ntabwo babihindura, ahubwo kino kibazo gutya cyakabaye nicyo bongera bagaterura bakaguhereza. Bashobora kubicurikiranya bakagenda bafata mu bizame byagiye bibazwa, bakagenda bafatamo ibibazo 5, 7 gutyo bagakora kujyo urabona ikizame cy'ibibazo 20. Rero kugira ukore rimwe utsinde nukuba warakosoye bino bizame. Mbibutsa ko uramutse uri gukosora kino kizame kagira ikibazo wituma amagara cyangwa ukanyandikira kuri 078 935 16 kagusobanura ikibazo cyose waba wagize. Serivisi yo kugusobanurira ibibazo byose waba wagize mwa bino bizame byakosowe aba ari ubuntu. Mbibutsa ko hari n'amasomo nageneye abantu baba bafite akazi bitabakunda ngo baze mu shuri cyangwa bitewe nuko bari kure, aho tubafasha kwiga mu buryo bwa online. Ukanyandikira kuri 078 935 16 cyangwa ukampamagara nkakubwira ibisabwa. Ibiciro byo biba biri hasi, murabizi intego yacu no kugira ngo tubafashe gukora rimwe mutsinde kandi bitabagoye. Ikibazo rero cya kane kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Aya matara yo kubisikana ukaba wayabonera akaba yamurika mu ntera runaka. Iyi ntera barakubwira ngo ni metero 100, B barakubwira ngo ni metero 50, C barakubwira ngo ni metero 40, D barakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bakubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A iba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese yari nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo igijuru rikeye abagomba kumurika mu ntera nibura ingano te? Hano ni igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 40. Ndakeka ko ramaze kugihitamo rero, ndakeka ko ramaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure na santimetero ni urugero rw'uburebure n'ibirometero ni urugero rw'uburebure. Weho ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandike muri comment nzagikurikizaho. Ikindi ndi kubategurira amasomo ku matara, ku burebure no ku bipimo, kugira rero biboneka nda subscribe aho hasi. Ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hano ari igisubizo cy'ukuri ni C, metero 40. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ari amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yamurika mu bihe byose, hari igihe kiba kigomba kugera ukayazimya bitewe n'ukuntu uri kurinda abandi ibyago cyangwa nawe uri kwirinda icyago. Ni mu bihe bihe? Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, ukaba wareba muri metero 200
ayo matara wenda atari kwaka ukaba wareba mu iyo ntera. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko bino bibazo hari ukuntu bahinduramo akantu gatoya kigahita gisa nkaho gihindutse, igisubizo cy'ukuri kigahita gihinduka. Niyo mpamvu rero abantu tuba turi kwigana mu buryo bw'umwihariko, ibyo byose mba narabibabwiye kugira ngo bane bagera aho bagiye mu kizame bere kujya bitiranya ibibazo. Nawe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko rero duhamagare cyangwa twandikire tugufashe. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko bari bamaze kugihitamo rero, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo icyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese utwaye akanyabiziga, na akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye biri gutuma utabona uri umuyobozi. Hano iyo bari kuvuga umuyobozi ntabwo bari kuvuga umuyobozi ngo mu nzego za leta, ku muyobozi hehe, baba bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. None uri umuyobozi ntabwo uri kubona imbere neza kubera ko ako kanyabiziga uri gusunika cyangwa ibyo gatwaye biri gutuma utabona imbere neza. Ese uba ugomba gukora iki mwa bino bintu baduhaye bikurikira? A iravuga ngo gushaka umuherekeza. Iyo bavuze umuherekeza bari kuvuga aba bandi bagenda hejuru y'imizigo, ndakeka ko mubazi mugenda mubabona, bari ababita baherekeza. Beka ngo gukurura ikinyabiziga cye cyangwa n'ubundi aba ari akanyabiziga ukagakurura. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuba washaka umuherekeza cyangwa ugakurura ikinyabiziga cyawe. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ntabwo aba ariyo, B ntabwo aba ariyo, ndetse na C ntabwo aba ariyo. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A iba ariyo ndetse na B ikaba ariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe, gukurura ikinyabiziga cye, icyo gisubizo cy'ukuri. Bibutsa ko uramutse ugize ikibazo mwa kino bizame tuba turi gukosora, uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Karindwi ikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Hari icyapa kiba kigomba kukwereka ko ahantu ugeze uragira amazi ukareka ibinyabiziga biturutse imbere yawe bikamanza bigatambuka. None se icyo cyapa kigizwe n'amabara asa ati? Hano bavuze ngo icyo kinyabiziga giturutse imbere gifite amabara akora iki cyapa kivuga. A iravuga ngo ubuso ni umweru. B ngo ikirango ni umutuku n'umukara. C ngo ikirango ni umweru n'umukara. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa iyo bakubwiye ngo icyapa giteye ute, nawe urakivuga. Kabe nireze kubasobanurira, ndabasobanura mumaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni iyihe? Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Hano bavuga ngo A ubuso ni umweru, bivugira ku buso gusa. Kandi iyo bakubwiye ngo icyapa amabara kigize uvuga ubuso, ibirango bisute, ese cyo gikoze mu babara sute. Kuri B naho bivugira ku kirango gusa, ni umutuku n'umukara, no kuri C bivugira ku kirango gusa. Niyo mpamvu hano byahise bituma igisubizo cy'ukuri kiba D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo D, ndakeka ko D wari bamaze kuyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Kino kibazo nikigaruka nkeke ko uzaba wagikoze. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano.
iravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Murabizi ahantu haba hari ibyapa cyangwa ibimenyetso byerekana gutambuka kw'ibinyabiziga, cyane cyane iyo ari ahantu hahuriye n'imihanda myinshi mu masangano. Mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, bino bimenyetso bimurika muri bwa buryo bwo kubategurira amasomo yo kugira abafashe kumva neza. Bino bizami biba byakozwe n'abateguriye isomo ku bimenyetso bimurika ku byapa, kwa biriya bimenyetso byo mu mihanda, ndetse n'andi ndi kuyabategurira. Nawe hari ikintu dukeneye ko tukwigisha, twakikwigisha ukitwandikira muri comment. Wabona byihutirwa cyane kubera wenda comment bishobora kuba byatindamo gake, ugahita unyandikira nkahita nkuteguriraho iryo somo, ahasigaye nawe ukazakora rimwe ugatsinda. None bari kukubaza ngo ni ryari itegeko rigena gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Bari bamaze kutubwira ngo iyo nta icyapa cyo gutambuka mbere kidahari, bakakubwira ngo ikimenyetso kimurika kigenewe ibinyabiziga kidakora, aho bimurika biri kuyobora ibinyabiziga biri gukoresha amabara atatu ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Aho iyo byatsi umutuku bakubwira ngo hagarara, umuhondo bakakubwira ngo itegure guhagarara, mu gihe yo hatse icyatsi uba wemerewe kuba warenga icyo kimenyetso. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa iki kimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze, no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Za autobisi zitwara abanyeshuri, mwabo banyeshuri harimo abana b'incuke, rero hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Za autobisi ziba zigomba kugaragazwa kugira ngo wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuyisanga umenye ko itwara abanyeshuri, witonde. Mwabo banyeshuri haba harimo n'abari abanyeshuri b'incuke, ntabwo batubwiye abo banyeshuri ukuntu baba bangana. Iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma, B ikavuga ngo amatara abiri ashyirwa imbere, C ikavuga ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, ndetse na C rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iyo ubonye wabikoze urushaho gukora cyane, ntiwirare. Iyo ubonye naho utabikoze naho ukushyiramo imbaraga, ugakosora byinshi, ukabiha umwanya kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora, abantu baba bavuye gukora bakagaruka kuri bakandika muri comment, cyangwa bamwe bakananyandikira bakambwira bati warakoze. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, mutuma ngira courage nkabona ko hari umusaruro uri kuboneka. Hano rero ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Impamvu rimwe rishyirwa imbere ni ukugira abaturutse imbere babibone, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo nawe uri kuza usanga icyo kinyabiziga ube waba wakibonye. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iravuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B ikavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikavuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni iyihe? Niyo tugiye kureba. Urabona iri itara ubundi, reka nze nkubaze we turi gukosorana kino kibazo. Itara iyo ari nijoro ari no ku manywa, aho uba ushobora kuribonera mu ntera ya kure ni he? Ndakeka ko umaze gusubiza, umaze kumenya igisubizo, urishubije. None niba itara uri kuribonera
muri metero 100 ku manywa, nijoro ukayibonera kuri metero 20, urumva bibaho? Iyo ari nijoro nibwo ureba ikintu kiri kure. Itara iyo ari nijoro uba wanaribona riri nk'iyo hakujya muri metero zirengana 200 ukaba wabona ko hari itara, ariko ku manywa kubera hari urumuri rw'izuba ntabwo uba wabibona neza. Niyo mpamvu hano bavuze ko igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo bishoboka ko ku manywa wareba muri metero 100, nijoro ngo urebe muri metero 20, kiretse ari ikibazo cy'uburwayi. Naho mu buzima busanzwe mu kuri guhari ntabwo wareba ikintu ku manywa cy'itara ukayibona muri metero 150, ariko ku manywa ngo nijoro ngo ukibone muri metero 50. Iryo tara sinzi ukuntu ryaba rikoze, niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri cyabaye D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Aha iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B kavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ngo iyo ari mu nsisiro. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Hano rero amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa mu bihe iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Kubera iki? Ari amatara maremare y'ikinyabiziga aba ashobora kuba yacana umuyobozi uri kugusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka cyangwa n'ibindi byago, kandi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Rero iyo ugiye kubisikana ari amatara y'ikinyabiziga maremare urayazimya, ukamaze ukanyuranaho ukabona kongera kuyatsa. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. 12 kabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, keretse ku byerekeye amatara akurikira. A iravuga ngo itara ndangamubyimba. B ngo itara ryerekana icyerekezo. C ngo itara ndangaburumbarare. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo gutegura amasomo abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe nabateguriye amasomo yo ku byapa, ibimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu muhanda, ndetse n'andi n'amashusho yose ari mu gazeti namaze kuyibakorera video, ndayafata yose nyashyira muri video imwe ushobora kuyireba, ku buryo umara kuyireba nta irindi shusho ryazakunanira mu bizamini byose bazakubaza. Rero muri ubwo buryo ndi kubategura n'andi ku matara no ku bipimo. Icyo usabwa ni kimwe, kanda subscribe kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A niyo, B niyo, ndetse na C igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kibaza ngo ku binyabiziga cyangwa kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko santimetero ni urugero rw'uburebure ndetse na metero ni urugero rw'uburebure, aho santimetero 1 ibingana metero 1 ibingana na santimetero 100. Hano rero bashobora guhindura kino kibazo bakakikubaza bakavuga ngo inyuma ni wenda metero 3, bakavuga inyuma wenda ni santimetero 350, bikaba byakuyobera ukabituma wenda ukica. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ubwo rero bashobora kuvuga ngo inyuma ni santimetero 350 kikakunanira, kandi n'ubundi byose bisobanuye kimwe. Niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku bipimo n'ukuntu bahindura ingero. Bese icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. A iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarura urumuri k'umutuku ku manywa. B ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarura urumuri k'umuhondo. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20.
bibutsa ko ibikoresho ngarurarumuri ubwabyo ntibiba byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho bihita bisa nk'aho byatse. Bibutsa ko habaho n'irangi ngarurarumuri, aho bashobora kurikoresha mu muhanda bashobora kukwereka, wenda hari umutumwa bashaka kukwereka, ku buryo iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubise ku iryo rangi uhita ubona bisa nk'aho byatse, ugahita umenya wenda ni inkombe z'inzira nyabagendwa, cyangwa kwa kundi uba uri kugenda mu muhanda ahantu hari icyapa kiri ahantu hajya gusa nk'aho hari umwijima cyane, waba uri gutwara ikinyabiziga cyawe urumuri rwakubitaho ukabona gisa nk'icyatsi, ugahita ureba ubutumwa buriho ukabukurikiza. Na kiriya rero aba ari igikoresho ngarurarumuri, ubwacyo ni icyaka ariko urumuri rwawe rukubiseho gise kikugarurira urumuri. Urebye n'izina ryacyo uhita umenya ukuntu bishatse kuvuga. Hano rero igisubizo cy'ukuri, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15, kirakubaza ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere, wakora iki? Reba imodoka zagonganye, reba ukuntu zabaye. Rero urahageze uri uwa mbere, usanze imodoka zagonganye k'ubu buryo, birumvikana hari abantu barimo bakomeretse, ntabwo zagongana gutya ngo habure umuntu ukomereka. Ese urahageze ubwa mbere uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, ugahita ukura inkomere mu kinyabiziga, bakomeretse ukabakura mu kinyabiziga ukabashyira hanze. Mbega ngo kubaha icyo kunywa, cyangwa ukabazanira icyo kunywa, ukabazanira ji, ukabazanira cyangwa kandi kantu ko kunywa. Seka ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, cyangwa ukaba wahita umenyesha impanuka ababishinzwe no kuba wahamagara ubutabazi. Murabizi hari abantu baba bashinzwe. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari iki? Ugeze ahabereye impanuka ari ubwa mbere, niwe wahageze bwa mbere. Ese ugiriye imyitwarire? Ese ubikora ute? Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wagihisemo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, kumenyesha impanuka no guhagarara no guhamagara ubutabazi. Ugahamagara imbangukiragutabara, ukaba wahamagara no kuri polisi. Murabizi hari abapolisi bakora mu mihanda aribyo bashinzwe, ukabamenyesha rero bakaba baza bakabaha ubutabazi bw'ibanze, ugahamagara n'imbangukiragutabara. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, ese bakinyuzeho gute? Cyari kiri kugenda gahoro, undi muyobozi w'ikinyabiziga aturutse inyuma akinyuzeho. Ese uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo tugomba kugabanya umuvuduko. Beka ngo tugomba kongera umuvuduko. Seka ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Deka ngo nta gisubizo cyo kuri kirimo. Muntu turi gukosora na kino kizame, menya ko iyo bakubwiye wenda reka mbere ndetse kubisobanura, ariko hano ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Nujya mu kizame, nkurikije ibizame byose nabonye n'igihe maze mbona ku bizame biba byakozwe, iyo bavuze kugabanya umuvuduko akenshi icyo gisubizo aba ari cyo. Kugabanya umuvuduko akenshi icyo gisubizo aba ari cyo. 90% aba ari igisubizo cy'ukuri. Iyo wavuze kongera umuvuduko n'ubu uri gushakira mu bisubizo ho ntuzigere uhitamo ikivuga ngo kongera umuvuduko, naho haba ari amahirwe menshi yuko ushobora kukica uhisemo ngo kongera umuvuduko. Ariko aho kugabanya umuvuduko naho 90% kiba ari cyo. Ntabwo navuga ngo ni 100%, ariko 90% icyo kugabanya umuvuduko aba ari igisubizo cy'ukuri. Rero nk'utwo tuntu twose twafasha abanyeshuri bacu, hari abanyeshuri twigisha mu buryo bw'umwihariko baba babizi ku buryo bagenda mu kizami bagakora rimwe. Niyo mpamvu nawe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko duhamagare cyangwa twandikiye kuri 0789351626. Hasigaye ibintu nk'ibi uducenga twose bashyiramo ujye ubutuzi. 17 bikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Aravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Beka ngo tugarura muri 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo
kibaza ngo iki? Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Iravuga ngo mu masangano, mbega ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Sega ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akaba ari igisubizo cy'ukuri mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iravuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Mbibutsa ko bino bibazo neza gutya bimeze niko bigaruka, ntabwo bahimba. Niyo mpamvu kugira ukore rimwe uhita utsinda ibanga baturushije abandi bakora rimwe bagahita batsinda, nuko babonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe barabikosora. Ikiza cyo gukosora aho biruta kugira ureba kiriya gitabo cy'ibibazo ukajya urasoma ikibazo wakosoye, buriya biba bigoye kugira kizongere kikunanire. Icyo wakoze ntabwo kikunanira, kandi n'icyo wishe ibutaha iyo kije uhita ugikora. 19 rero irabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo y'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Biriya binyabiziga bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwirinda cyangwa mu kwitabara. Biriya binyabiziga nyine ubwo ntabwo ndabivugaho cyane, ariko ubwo muri guhitamo bimenya. Bino binyabiziga ntamenwa by'imitamenwa bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntabwo rero bigenda mu nzira nyabagendwa. Ndakeka ko mutajya mubibona kenshi. Niyo bigiyemo biba bifite uruhushya. Ubwo ruhushya rero rutangwa nande mwa bano bakurikira. Iravuga ngo polisi y'igihugu, beka ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, sega ngo minisitiri w'ingabo, reka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Biriya binyabiziga ntamenwa by'imitamenwa bya bindi by'ingabo bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntabwo bigenda mu nzira nyabagendwa mwa ino mihanda yanyu. Niyo bigiye mu bafite uruhushya rwandikwa nande mwa bano bakurikira. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uguhereza utanga ruhushya rwo kuba ikinyabiziga cyagenda mu muhanda ari ikinyabiziga ntamenwa gikoresha mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ndakeka ko rero nikigaruka kino kibazo kitazakunanira. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Niba ayo matungo arenza 4 maremare cyangwa amatungo magufi arenza 6 ari mu nzira, ni igihe cy'ijoro cyangwa n'igihe cy'ibihu, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Hari ukuntu muba mugomba kugaragazwa kugira ngo mutamubera imbogamizi. Ese ni gute? Iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. Beka ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, akaba ari itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi, cyangwa itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo rutwarewe inyuma y'umukumbi. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo. Igisubizo cy'ukuri ndabona bamaze kucyandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare tugufashe. N'ibindi byose ukeneye ko tugufasha duhamagare. Ari ikibazo waba wagize muno cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije.
hari ikibazo wagizemo uratwandikira cyangwa uduhamagara tukagufasha. Abantu muri gukora mwa kino cyumweru amahirwe masa, saa 3 za mu gitondo zuzuye ikizami cya mbere kiba kigezeho, ndetse na saa 9 z'umugoroba ikindi kizami kiba kigezweho. Ayo masaha mujye muraboneka murebe ibizami byakozwe, ntabwo bahimba ibibazo bishya bagiye kubabaza, ahubwo bonera kugisha imyitozo ku bizami biba byakozwe, ahasigaye nawe uzakorera imwe witutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.